Dominico whole season cyane karabaye. Mutima wa defense ni bari ni Konate na Virgil, gatatu ni Kerkez agihinduka. Hagati ni Gravenberch, ni Makarista ndetse na Wirtz. Ntibabaye batanu. Yego. Na meni ntibabaye batatu, ntihasigaye batatu bandi. Hasigaye batatu b'imbere. Batatu nashyiramo umukinnyi wa mbere utakwicara. Sara. Isaac namera neza, iyi weekend wenda ashobora kudakoreshwa. Namushyiramo. Nasigara ndwana n'ikintu kimwe cyo kureba niba cyashoboka. Ese ubwo Ekitike yakwatakana n'uyu musore Alexander Isaac ari babiri, icyo ni kimwe. Ese Cody namugumisha ku ruhande, icyo ni icya kabiri. Iyo ni ikipe yanjye ya mbere. Kuvuga ngo hari uruhande nasiga muga ngo Ekitike nindese dako batakara abataka babiri ndamushyiramo, nindese dako ngoma numwe Cody Gakpo mu ruhande rwe. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri bwa Liverpool ni ubugaruro wa mukinnyi wawe mu kibuga, ariko bikicaza Cody na Ekitike. Ubwo bwaba bumeze gutya. Bwaba ari uburyo nakora, nashyira Beka mwizamu, kabiri nkashyira Frimpong, Kerkez kuri gatatu, Konate na Virgil Mutima wa defense, Gravenberch hagati, agakina na Makarista, agakina na Florian Wirtz, agakina na Dominic Szoboszlai none hari hagati. Abo sibane ngasigara na babiri, Sara na Alexander Isaac. Okay. Dominic Szoboszlai buryo abadukurikiye barabyumva bate. Donc ngicyo nshaka ko insistaho ni ikibazo ahereyeho. Nje mu byemezo nafata agura mukinnyi napfa kumwicaza. Nimba nshaka control ngomba kugiramo mu extra midfielder. Yaba ari muri bane bari hagati it's okay. Ubwo nkavuga ni abataka babiri ni Virgil, ni Sara uza gufatanya na Alexander Isaac. Ubwo bakodi bakabasimbura na ba Hugo Ekitike nta kibazo. Ariko mvuze ngo nanone sinshaka wenda kureka gukoresha abakinnyi batatu imbere, ntago muri formation ya 4-3-3. Ubwo wenda Cody Gakpo cyangwa se Ekitike kajyanamo na Sara na Isaac, n'ubundi ba batatu banjye bakaguma ari Wirtz, ari Makarista, ari na Gravenberch. Ubwo Szoboszlai namushyira kuri kabiri, n'ubundi kugira ngo nataka azageza gutanga support muri mediane muri cyitwa overloading. Mu magambo yose ashoboka Szoboszlai ntago ari umukinnyi wapfa kwicaza. Yes, umukinnyi mwiza pe. Ngira ngo ni ibyo ngibyo kuva batangira shampiyona ndetse ubarimo na Super Coupe n'imikino yo muri shampiyona y'Abongereza ndetse n'amakipe y'ibihugu. Dominico buri match afunga iminota 90, nta match nimwe arasiba ni segonda na rimwe. Kuri Frimpong match mbere ya iminota 60 mbere ko asoka mu kibuga, gusa match aparsio yarayikiniye yose nziza kubera position ingiye no kugongana na Sara. Na Critique ntago zari so. Okay. Hanyuma uretse Frimpong wakoze imitozo kuri uyu wa gatatu ni wagaragaye mu mitozo ku munsi wa jashize ni Alexander Isaac yarabikomoje gatorigana, ariko Samir mbere ko tufunga kuri Liverpool gatoya umvaga ko na Liga navuga ati ese Hugo Ekitike araza gukirana na Isaac kuri ubu kugeza ubu ngubu imikino itambutse muri Premier League na Isaac tuzi muri Newcastle tuzi tumaze kubona. Isaac Hugo Ekitike attack yawe yimbere muri iyi shampiyona guhera kuri kicyumweru urabona yaba nziza ipanze gute kubwa na droppingamo umuhorandi Cody Hugo Ekitike nkamushyira ku ruhande, Isaac nkamuha 9. Hugo Ekitike ku ruhande, Isaac points, Sara ku ruhande rw'utanyeganyezwa. Harya muri Frankfurt yakinaga iyo myanya cyangwa afite ubushobozi bwo gukina yose, kuko Omar Mamusha kiri muri Frankfurt. Hugo Ekitike yari nk'umwataka de soutien. Hugo Ekitike afite ubushobozi bwo gukina iriya myanya ine yose y'imbere, 10, 7, 11 n'9 hose yahakina. Ubwo bushobozi arabufite. Ni umukinnyi mwiza akina na mugenzi we, cyase n'umukinnyi mwiza nka akina wenyine yakina. Naho mpamvu ubona ko no muri equipe de France bamuhamagaye bamusimbuza Ryan Cherki wavunitse, kandi Ryan Cherki ni umunimero 10 cyangwa akaba yanakina no ku ruhande. Bivuze ngo ubwo Ekitike ubwo bushobozi arabufite ku bwanjye, kubera speed, uburyo azi gutanga passe, control n'iki.
mbona ari sharp yanateza n'ibibazo adversaire kuruta uko Cody Gakpo abikora, kuko Cody Gakpo ashobora kuba idolo wari Sara, buriya Sara afite ukuntu 90 ashobora gufatamo nka 20 akaba adahari yitemberera hariya, noneho ugatekereza katameze neza uwo munsi urekura gato ahita ashyira muri fire. Cody Gakpo nayo iyo defara yigira, Cody Gakpo agira igihe ikintu cyo gusa nkaho arerasha, akaba aretse kugira gushyiramo imbaraga cyane, ariko Ugwekitike ubushobozi afite bwo kugaruka gucyana abagenzi be, ubushobozi afite muri pressing, speed afite, uburyo ashaka kubikora, kuko ejo nabonye abafaransa bakritika ngo ni gute Didier Deschamps amasegonda 60 yavuye mu kibuga adakoze kuri ball, bamushyize ku minota 96 bongeje iminota 6, kwa kundi umusifuza bari udusegonda twatakaye, nibwo bamushyizemo ku munota wa nyuma y'iminota y'inyongera. Arabizi ko ari kizira dafite yagiyemo kuko Marian Sherki yavunitse, kandi ntekereza ko n'uyu mwaka cyangwa ntibizaba umugihe utazakira igikombe cy'isi mu mwaka azagikina muri 2030 azabashaje 2030 ababayemo ibintu byinshi cyane. Noneho ino futu y'iki gihe ntabwo ikigira umwanya wo kuruhuka. Urumva kera wasangaga nibyo wakiye shampiyona ugiye mu gikombe cy'isi uraruhuka uri ku mucanga niki, ariko ubu ngubu imikino irahekeranye. Nk'ubu turimo turavuga shampiyona, turimo ngo mfate nk'urugero rw'umukinnyi wenda nka wafashe nka Sarasa, reka Kasara ntabwo bakoze ingendo nini cyane. Reka mfate umukinnyi mu ikipe wenda nko mu ikipe y'u Nigeria nka wenda nka Victor Osimhen, ntabwo yigeze wenda ajya muri Afurika y'Epfo, bishushanye ku ikarita, uve Istanbul ujye Lagos, uve Lagos ujye uyo kuva Lagos ujya uyo ni ibirometero 656, ariko yena n'indege n'isaha imwe nta kibazo. Uve uyo ujye Joburg, uve muri Afurika y'Epfo usubire Istanbul. Galatasaray ushobora gusanga ifite match wenda nk'iya Arsenal muri Champions League mu gitondo bagiye kurya, urumva ushobora gusanga Galatasaray ifite match ya wenda ya nk'iya Arsenal muri Champions League. Bikore kuri wa Pedro, ubikore kuri Estevao muri Brazil ni kure, uzadabire no ku ikarita y'isi, kuva mu Bwongereza ukajya Brazil ni kure cyane, akenshi babisaba private jet kugira ngo baze vuba. Nishaka private jet mu ndege niba amasaha 6 wivuga ngo urakata ngo panya ngiki ujya niba amasaha noneho tekeza nk'izo ngendo buri munsi kandi abafana bo barimo barabireba. Warebye muri comment batuka Claude ngo yavuniye Victor Osimhen, hagarukagamo umubare 75 ko miliyoni 75 twatanze. Abafana b'iki gihe basigaye barebera umukinnyi mu mafaranga n'umusaruro biyumvikana. Ubwo Ekitike aramuka yibeshye agaha umwanya ari Nesiroti wo kumushyira kuri bench, arahomba mu buryo bubiri. Arahomba muri kariyeri kuko ageze mu gihe cyo gushepinga kariyeri ye. Mu Faransa ntabwo yemerwaga, yavuye muri stade Reims ajya mu bikoko bya Mbamene, ndibuka abantu bavuga ngo Mbamene, ngo Mbappe, ngo Neymar, ngo Messi, ngo equipe ngo zizabirya. Birangira muri abo batatu nta numwe uvuze ngo najya ku 9, bamushyiramo kwa kundi bavugaga muri karere ngo reka dushite umusimbuzi ibuye wenda urasenga igitego, abareka dushyiremo ibuye, bamushyizemo nk'ibuye yari ibuye kuvuga ngo Mbappe ko bati ntabwo njya ku 9, Neymar batereka reka, Messi batereka reka, Messi akajya ku 10, Neymar agafata uruhande, Mbappe agafata urundi, bagashyiramo icyo bita appui. Urabibuka muri machine sempre, wowe yenda ukore pressing gutsinda ntabwo bikureba, twe turabyikora, wowe kora pressing gusa, kora pressing babona mutwo dutega 10 n'iki, abaguzwe na Frankfurt igira amahirwe sinzi ukuntu ikora bataka bayo bahita bashining. Mu Budage approved kuko yaraje ari nk'intizanyo, abaraguzwe umwaka ukurikiye akina mu bataka babiratsinda ibitego, agira amahirwe mu kwezi kwa mbere Marimusha arasohoka asigara atwaye atsinda ibitego bituma Liverpool imutekereza, araje approve muri Bundesliga. Ese no muri Premier League approve kuko impamvu ari kwimukira umuntu nuko ari proven player muri Premier League. Alexander Isak yabaye proven, nta muntu ukimushidikanyaho muri Premier League. Bivuze ngo Ugwekitike ibyo amaze kutwereka buri match yose aratsinda imikino 3 imikino 3 usibye wenda match ya Arsenal, ariko muri Liverpool n'ubiracyari kuko amaze gutsinda ibitego 3 atanga assist imwe, kandi amaze gukina imikino 4 urumva birahita bihura imikino 4 ibitego 4 rero ibitego 4 kandi abitsinda mu buryo busa. Ugwekitike n'umuntu uzaza gukora build up muri hagati kwa Bakaristeri, batanga umupira hirya kwa Sara, niba hindura centre umusange muri box direct akabikora 90.
ubwo Ekitike yakina ku ruhande yahize uruhande azi gucenga akunda gutsinda ibitego byo gupurasa niki Arne Slot namushyira kuri 11 akakomeza agatsinda Cody Gakpo azajya kuri bench bizabirangiye n'ubundi yasimbutse urwego ntabwo uva muri PSV Eindhoven ngo ujye muri Liverpool direct okay so reka dufate imikino 28 Liverpool yakinnye uvuye mu kiruko cy'amakipe yo cyangwa International Black 28 muri championnat ifitemo intsinzi 21 yanganyijemo imikino 5 itsindwa imikino 2 ndavuga wa mukino bakina bakiva muri International Black direct hanyuma ukurikije uko gahunda zimeze muri kano ikipe yitwa Liverpool imaze imikino 37 yikurikirana byibuze buri mukino ibonamo igitego ndavuga muri championnat y'Abongereza akagahigo igafite iri kumwe nande muri kano kanya ikipe yitwa Spurs yamaze imikino 39 byibuze buri mukino ibona igitego kuva mu kwezi kwa gatatu nibyo 2023 kugeza mu kwa gatatu nibyo 2024 hanyuma ikipe Arsenal imikino 55 byibuze ibona igitego muri buri mukino kuva mu kwezi kwa gatanu 2001 kugeza mu kwezi kwa 11 2022 bagenda batsindamo ikipe Liverpool rero mu byukuri imikino 37 byibuze buri mukino igenda ibonamo igitego bandana n'ikipe ya Liverpool kuri iki cyumweru bose ni imikino 3 ibitego 4 kuri Burnley 7 kuri nako 8 kuri Liverpool nibyo 4 kuri Burnley shot on target 9 kuri Burnley Liverpool ifite shot on target 10 kugeza muri kano kanya ngira ngo nibyo ngibyo kuri uyu mukino ari inkuru ndimo kuri hano imbere ya Samir kuri Sky utanshika we na nakuba ngutaza kunshika bati ndeweguye Slot areguye but Liverpool linked with Michael Olise move next summer baramubona nk'umusimba wa Mohamed Salah niwe muntu ukina iburyo mwiza nta mufana wese nawe urantera amabuye niwe mukinnyi mwiza ukina iburyo ubu ngubu nowadays muri promising players nshaka nakongeraho ngo ushoboka byaba risaba kuko tugiye kuri bana mine oya nese noza uya ndimo nakize ushoboka gibose nese buri Liverpool yajya kwa Barca ngira mushaka cyari kugora basi Liverpool yajya kwa Bayern gukora uyu mukinnyi kwa Bayern birashoboka nabayobozi bafite niba Bayern sigaye irwana Nicolas Jackson yarahoze ifite Rukatoni na bana na ba Claudio Pizarro urajya ngo bigende bite hanyuma Mo Salah imyaka nekeza 34 mu mwaka utaniyo ari bube afunze batangiye gutekereza umusimbura Salah yashizemo cyangwa barashaka kugira ngo bazamuzane byibuze ayobora ikiragano cy'imyaka myinshi imbere cyangwa ni Salah tangiye gushira Salah agiye kujya kinira Liverpool nk'umukinnyi w'umupaturo buriya dukurikije uko ameze muri kano kanya ntacyo atayihaye ushatse kumira kwisiza batakimugendera hose oya isezera cyahari ariko sezitaha bisaba byatangiye kugira kandi ni isezo urebye mu isoko rya Liverpool ntago bamurira inzo cyane barabizi ko ari ukwezi adahari igikombe cya Afrika ntekereza ko arwaye kuruta ibindi byose kuko abanyamisiri bakuvuga ati byose warabiduha warabitanze Burayi ariko hano mu ikipe y'igihugu ya Misiri ibikombe 7 wasanze dufite nibyo tugifite ko zibarutsirwa n'ikipe y'igihugu ya Cameroon ikipe y'abamukanjo bande bose banze gukina Senegal iragutsinda Sadio Mane yagihaye Senegal tibatarakigira Riyad Mahrez yagihaye Algeria Yaya Touré yagihaye Cote d'Ivoire Samuel Eto'o mwigereranya nabandi yagihaye Cameroon wowe bimeze bite pruva hano waduhaye kujya mu cyisi ni byiza icyanyuma cya Afrika kiduhe kujya mu cyisi ntabwo birati kuko Misiri yaho zijyayo nyine aravuga ati baramubwira bati ni nka Coupe d'Afrique yawe ushobora kubanziriza cyane ugifite imbaraga barabizi ko batangiye gutekereza undi mukinnyi nyuma ya Salah kuko barabizi ko bizagorana kandi afite agakipe keza we na Marmushi cyane nubwo yavunitse Marmushi se kirageza kigeza ataraza December atatu sarimo nagatatsi tekereza ko yagera ntago yagera naza kuri information za kunumva zaba yagarutse byanze bikunze mu kanya se tureba za City na za Arsenal turageze ko nabonye liste y'imvune iruta abasigaye ifite imvune zigera muri 7 Man City numva ko bitoroshye mu byukuri shutwa na bijinjemo so
ngira ngo nibyo ngibyo ubwo Michael Lize umwaka utaha imikino ese Liverpool yamujyaho kugira ngo imusimbuze Sara mu myaka myinshi iri imbere byose no kureba ko bizaba byifashe nzima byatari yaba ari umukinnyi mwiza kuri ruhande azi Premier League yabagarutse muri champion azi urebye kuva yava muri Premier League abantu benshi batekereza nk'umukinnyi uvuye muri Crystal Palace atagenda nka prove muri Bayern umwaka ushize n'umwe mu bawinga bari bahari yarushaga ibitego Profete Mason nziza cyane ndayikunda noneho kuyikinisha iburyo bituma atsinda ibitego n'umwaka ushize ibitego bya Gnabry Leroy Sané barabawinga bose basigaye n'abantu kongeramo Sami ikintu utakaje umuntu nka Sara ukazana nka Michael Olise wenda n'umukinnyi mwiza pe ubutakaje ikintu cyo kugira icyo bita killing instinct ubutakaje umuntu ufite nature y'intare ufite inyoto ukazana umuntu ufite nature y'inyamaswa y'indyanyama ariko itari ingome ese ujya wumva ko mu mupira batajya bavuga abantu uzumva batoza uko bajya bavuga tereme y'umupira sinaye naramenye impamvu bajya bavuga ngo aba bakinnyi be ngo bafite fresh legs amaguru yabo rwose ameze neza aracya nta munaniro ntaki buriya mu mupira babara amaguru kandi buri muntu agira abiri buriya iyo nagize abakinnyi bane hagati muri ya logique ya Liverpool twari turimo ya Dominic Szoboszlai ya Makalisteri ya Gravenberch na Wirtz ntango mfite amaguru 8 ayo maguru 8 aba yataka aya adversary 6 football babara amaguru nukuvuga uzimpamvu babara amaguru nuko hari uburyo indyo hari n'uburyo imoso byose byakora akazi kuko uzari hari igihe uncengera mu buryo nkohereza imoso ukakubuza ariko ducengesha akaryo ndakabizi guteresha akamoso akakwima akaguru babibonye amaguru yombi impamvu bayabara rero bigenda gute iyo mvuze ko mfite amaguru menshi hagati kurusha yawe ubwo nabakinnyi benshi baruta bawe nkiyongera hayo maguru abiri y'umuntu biba bimpa icyizere ko hari imbaraga nyinshi ngize mu kurekipera no mu gihe naba ntakareje umupira muri iyo zone kuko mufatiye hagati ariko natwe turacyari benshi hagati reka mbyite ngo ayo maguru ni menshi kurusha yanyu dufite icyizere ko twaza kubaka umupira tukanawugumana tukongera tukanawugumana mu gihe twawubonye kuki nanone babara amaguru bavuga ngo legs akenshi ko ntibavuga ngo ni abantu iyo bavuze ntibavuga ngo abakinnyi ngo bafite fresher physique nyanomba hari ababivuga gutyo terime y'umupira ya nyayo abatoza uzareba abanyaburayi amaguru bavuga fresh legs uzabicunga uzambwira mu interview fresh legs ijambo bagaruka kuri fresh legs bagaruka cyane yego impamvu yindi ubwinshi bw'amaguru hagati ari urufunguzo apari yo mu kudefanda gutyo nkagira amaguru menshi nunareba icyo bita obstacle niyo nta urekipera ngo nkwaka ni nyinshi reka mbigereranye mu gisirikare nuko abantu babizi no kuvuga ngo ndamutse mfashe urugendo wenda rwa metero 10 ngashyiramo grenade 8 Samire nkagenda nziplasa ahantu hatandukanye muri metero 10 undi agashyiramo grenade 12 muri metero 10 uko biri kose pamita afitemo grenade wenda 2 nje mfitemo wenda patumita grenade 1 urumva ko bitangana na explosivity aho ngaho ntabwo yarengana hari icyizere kabone nubwo batarekipera ari benshi hagati ariko aya maguru wagiye ukwepa urananirwa ujya kugera kuri Virgile at least ari control bo yakubonye reka tugaruke ku kindi kintu ukwepsu ujya kugera muri ba Virgile byagora kurenza hagati abari ugahita winjira kimwe twavugaga cyo guba umuntu arebana n'izamu ikiba gisigaye no kuri teramo kuko izamu niri nereka ariko bamwe mwagara mu izamu ngo rukunde 7 na santimetero 20 mu burebure bikari 240 Leo Ronaldo yahereye ntaruzuza igihomba atera izamu ni rinini cyane izamu reka nkwereke izamu noneho reba noneho tugiye noneho kuvanga bakibahagaze uko abakinnyi bagutega ntuba ari ukuvanga no umuhora yo kutadu uri kugendanye uko ukomeza kugenda ucenga umwe bahita bareba amaso yawe ari kwerekera igitekerezo cyawe bakibona igitekerezo cyawe bakibona uko bagutinza igitekerezo bakibona niyo mpamvu nyine
iyo ikipe ifite abakinnyi benshi hagati akenshi uzasanga igitekerezo ari ukuransa imipira kuko buriya muri siporo muri siporo zose ikintu cya mbere ibintu by'ingenzi bibiri biba muri siporo viziyo na speed icyerekezo vision kwa se ijisho ryo kuri kubona kugiye kwataka viziyo ni itanga precision umuvuduko